ugenda dutanicira ameza ariko wagiye ugabanya amahane yawe nukaze kurejeka mu rugo rwanjye ujya gutegeka iwawe niyo mpamvu usigaye unyiyemeraho ndabona barakuguriye intebe b'abana ese wowe ndibikubajije kugira ngo ndabona umaze gukira urakandagura bari banyu wowe ukandagura iki ese ubinzi nk'isabagwabo ese kuje kwihenamo simba nkubwira wa mugore we nushaka ko nawe tuvugana neza icara cyangwa usohoke bisi ni bikibukishije makrodi ubwira sohoke aya mureke wumvise ase wewe waje kwicara wino wicare iyi nzu rero ukora gutyo gutesha agaciro ifite agaciro ubu ngubu kubera yuko uje kuyiryamamo cyane baterije ngibyo nyine usohoke cyo kuryama muri iyo modoka yawe cyane nawe isuri na uranadodo se wazaje ugenzwe nakamwe asigaye yarakize ndabona n'izina yasigaye yicaramo se wowe wazaje uvuga ibyo bajije se ntebe nk'izi bazishyira mu nzu neza biti yabanza bagasigaho agacanga neza andendeye ntashya mawe ntabwo bizagwawe ntabwo bifashe so wowe ikikugenza ni ukuza kukanda ku nzu umva rero mubwire wa mubyeyi nicyo kikuzanye ntabwo nziranye nawe ariko iyi nzu gutyo ubu ihagaze gutya hari n'icyacya cy'icumi kiriho ariko ibintu byose niwe ubiteye namara kuva hano tuzaserera bana nigendera none se wumva uretse kugenda urambaza iki wowe ba fesi bari bande na Frank ntago mbazi ntabwo nzi nese urancumbikira ninde ubuse waryama ahantu hanuka ariko rwose seko ruziri kwigira gutyo usanze hari izi ntebe yahasanga zimwe zanjye we nyine wowe wagize neza babana barazikugura nawe ndabona nawe ugabanya umunwa ndabona usigaye baba Frank nibo baziguze arakubeshya ntago mu makarisa baze kuzibitanga bataraza hanga kutari waraziguze izi zibazo kwa makarisa ariko ntago urabona atarizo bahinduye kwari imvura yabasenyeye izo singi zira mu cyuba ntago uri kubona singiriya imwe ya batatu rakabarango aha abanye inzu turagatondeza mundi urashyira urabimenya ibiti semeye ashyira urabimenya Frank niwe bazanye amafaranga bakaza kuba hano hameze gutya abana nkubwira wa mubyeyi ako nari ngatangaye kuba yarabakire ntiyabakire nta kintu bazanye birumvikana abana kuva bagera umva hita usohoka anyway warakoze sohoka umva sohoka nyine sohoka genda ariko ntago ari bo yamwisha sindika kuvuga ibyo nyine ndakubwiye ngo sohoka muzajya kundega ndekura muzajya kundega amafaranga bijije hano cyane inkoni yanjye utayirwanisha akaguru sinabwo kunugera mu makodi nasohoke sohoka se ndarara ariko wowe uri kuntera impuwe uri Angelique wanjye hasi nacyo ndarara muri izi ntebe ariko mwe bivuganye uje kwigundiriza hano none se ko ari we muntu nabashiye kumenya waje gusohoka ku neza reka ngende ntacyo ndaje ngusohore ko nta rwose ntabwo mfite hano narara ndaguma ako kizabyicu ariko ndatunze za bibiri barasenga we yarasenga ariko rero nawe uzanye ubugambo niba uje kureba abana ntago wazana ubugambo bwinshi cyane bwo gukanda ku nzu z'abandi ugakana ino nzu bazarwara amavunja rero nta nasimirimo ariko reka mbanze mumbwire wakigoroye nawe uratukana natukana subu uri kuza ngo bararwara amavunja wigeze usanga hari ubwo arwaye amavunja areba izi ntebe ukuntu zisa wowe ntago urabona hurara nubone ko nakuburaniye nakwitangiye ukabona ko njye hari ahantu mfite ndi bukuraze na ahantu mfite ndi bukuraze mba mu nzu y'icyumba kimwe kandi mfite n'umugabo n'abana yego naho nabona nkuraza rero ntago urabona ahantu urara wowe urimo kwiyemera wirara ikibazo mfite amafaranga
ariko niyo mpamvu naje mubaza ahantu niba n'aba hoteli yanga kundangira ahubwo wowe uyu munsi wowe urapfira inanga nureba nabi urapfira ina ni ahantu uri hari ikintu naba yewe baraje bayitobore nawe bakwiciremo iyi shakoshi ifite amafaranga nyine mba nyafite ariko nanjye ko nje gutwara abana urumva nagombaga kubitaho ntago turabona nabasize ari batoya uriyemera weho mubwire mubye ubundi jewe ntagaruka era ni shakoshi mbanze buretse yego nawe urumujura ese waretse gusoma ibitabo tukaganira ndi kukumva ariko mubye hako nubwo wambonye buriya ukandakara nkahita mubona uhindutse nk'intare yica ariko burangiye ntabwo nari nazanye umutima mubi bariya abana ubona Frank na Feste papa we yari musaza wanjye kandi ngiye nta nubwo ntuye mu Rwanda gahinda mfite kugeza ubu sinigeze nshyingura musaza wanjye wari kubushyingura gute se n'ukuntu numvise ngo muri inturi hagaka nkubwire kuki muri abagome ubu niho umuntu mwaba mufitanye ibibazo kajana no gushyingura umuntu basa navuga ati byibuze n'ikigero cyatuzengereje bikunanire ikindi kintu cya kabiri kimbabaza nuko naje nje kuyagira abana be none nkaba nababuze mbere wese wari uri he kuyagira abana biwe mubyeyi ni wenda ninjiye shareka nkubwire wa mugore we muri abagome kuva navuka mu rugo kumenya ari bwa bundi bavuga ngo nibujya bwiheha ariko se ko naciye bugufi wampaye umwanya tukaganira ariko ndanawe uri barabumvise ubwo waburanye cyadavuga ati yakoyo we niyo za Kigali nuko bameze muri abagome pe ego ariko nge nagusoboreye ntago ntuye i Kigali ntago wavuze ngo utuye muri Amerika nose muri Amerika ni i Kigali numvaga nyine ari agace k'i Kigali se nuranahagera Kigali se ego mva mubyeyi mwese ubwo muri Amerika ntago waza ugashyingura ntago byari kunkundira ufite akazi k'abandi ukora kandi ntago ari ugupfa tureka ajya guhimba ikinyoma humura uraryama ahubwo se uraryama niyo naryama muri izi ntebe nta intebe z'abantu zisajishijwe hari umufuko ari uri buryame yaba ku mufuko uri hari cyakora yewe nubwo urimo kuvuga ngo abantu ni abagome nawe ubanza uri umukuru se ko ndewe ufite na bibiri usenga basi niba nanakubwiye ko gusenga bababwiye ko umuntu azajya yicara mu kamunyo ngo nuko asenga gusenga se bikuye ko ndi umuntu tambuka ujya urabeza izo godora niba arizo ushaka tambuka uze urazibona na nyiri ubwite ntaziryamaho ngo ni wowe uri buyibone mfite wa mubyeyi we shinguka cyambere reka maze ngusaba imbabazi kuko oya imbabazi reka tubyihorere ese wambwiraga ni njye ese urabona nashobora aka kazi ntagashobora turi gushaka abayede ntabwo turi gushaka abakapito nanjye turi gushaka abayede nagikora nabi oya ntabwo uri serikali turi gushaka abayede nagikora icyede ntese wigeze ugikoraho se icyede oya ntabwo ndagikora turi gushaka abayede nagerageza ariko nkigatu banyigisha nkagira hano ntabwo turi gushaka kwica akazi turi gushaka gukora akazi neza wowe niba utarabikoraho tuzaguhamagara urasiga nimero akazi kawe nikaboneka tuzaguhamagara nese mwamaye amahirwe mukangerageza uyu munsi ngaterura ino beto terura ino beto iyi ngiyi beto ntabwo nayishobora iyi ngiyi umucakira abantu nyine bantwaze iyo umuntu umwe ajya yiterura iyo umuntu umwe arayiterura ntabwo nyine ndashobora hari n'utundi turimo twinshi mwaba mufite mu nshakira uransigira nimero ubwo nzaguhamagara nubigira ikibazo ubu nzategereza na ryari nubigira ikibazo nzaguhamagara hari ikibazo se mbase ni muri iki cyumweru oya we nugigire ikibazo nta deni ngufitiye nzakubwira
nta nubwo mwambona umwanya muto. turawukubonera tuzaguhamagara. Sawa na ntishobora kuboneka. Ritha, zibimbayeho iki nta yindi nimero ya anti wawe ufite? nimero ya anti sabaye iki kumutelefona nticemo. anti nimero ntabwo iri gucamo. Ntabwo iri gucamo. akomame namwe rero musize ibintu mutangiye kuzana Nese singiyi tureba. se bita ubundi kuki ndi kubabwira mukamera gutyo sha mwana atinze kubyuka kandi murabizi neza ibintu nijoro two twavuganye pe ariko nawe ntukabyutsa abantu mu gitondo. nta no kuvuga ngo kubyutsa abantu mu gitondo ntabwo ubuzi ino ko zose twatwara mara- ijoro se kamwana ijoro ntabwo bivuze ko umuntu atamanaginga ibihe nawe n'ibintu Rega we nta nubwo ugira ibitotsi sinzi ahubwo wagiye nuko nyine umuntu aba azi icyo ashaka se nzabigishe nkitse hehe uzi icyo ashaka nyine uzi icyo ashaka ntiyahetse none se umuntu yavuga gute cyangwa ariko it's okay. ahubwo buco iki mwese mbona mundebye gusa iki ubwo banza uceceke mbabwire ko ikintu mbashakira iki sayizi ntabwo ndi gushaka kumva n'iki ndagera nyine mubwire Mbwire. kuri ya mafaranga nyine twakoreye nijoro tuza icyo gihe ntabwo turakigeraho ahubwo maze mbabwire icyo mbashakira ndimo ndenda ngo dukumaze dukore sitoke ibintu byo kujya kurya mu mbari ntabwo bikeneye rwose Ninde urateka se? Hari umuntu ufite si uburateka? muri abakobwa si twese dufatanye duteke Shikireka niyikuramo umuntu wo guteka ariko narimo. se shuka utavuga wowe ubundi ndakumva muhanze mu dukomaze dukore sitoke ibintu ndabona ngiye nazi Cyakoze akabayiro ko kugabanya izi hangover. cyane nanjye akoda Ako ngako umuntu urajya maze ntabwo ikindi gihe tuzongera kurya hasi watse ntabwo twajya tunatuma ibyo kurya. Rega ntabwo umuntu yabona umwanya. Urabona ibintu tuba twiriwemo. Umuntu akajya no muri gahunda zo guteka. mbaho bitagoye Bahise uzadutekera. ariko ntabwo mbishije Okay, nashaka none ubwo? kubwira okay wowe wenda kumbwira iki urumva y'amafaranga nyine nakore nijoro nashakaga kugira ngo byibura ndebe ko nakoherezaho na Franka cyangwa nyine nkareba nanjye n'utuntu nagura kuki ushaka amafaranga twakoreye menshi kikareseka Ese ibintu tuba twishyuye n'uwabibona. urimo urumva ibintu byo kuvuga ubundi fast food dukeneye kurya ikikorera waje mu nzu ntiwigeze wishyura mbese turagureza amafaranga y'iki siko tugiye kwishyura inzu Ngaho inzu amazi ukeneye kurya umuriro ibintu byose nta na kimwe ariko yari menshi namaze kandi igihe njye wambara wakoreye imyenda y'abandi ibyo byose urabizi ese amafaranga yose nakoresha ushatse kuvuga ko bibaniyemo
inonzo muri siko mwebwe batari bari no kubareba ariko siko na okay ayo tuzakorera ejo tuzareka ko tubigenze ariko ubu ngubu dukeneye byinshi nkuko ndi kubabwira dukeneye stock dukeneye kwishyura inzu dukeneye ibintu byinshi ngaho basi ibihumbi 100 muhereze mu rugo ego mwana jana Nyasisi ya nimero asanzwe akoresha nta yindi sugiraye akomami none namwe mutangiye kuzana urujijo ntabwo iri gucamo nese nigute ushobora kumbwira ko ba face bagiye telefone zikanga gucamo none ukamubwira na anti ngo telefone yanze gucamo gute se ngaho nubakira telefone reka nkubwire telefone noneho wumva none se ngubu ibyo ndi kukubwira nturi kubyumva wowe telefone ye nahereye nari ndi mu gikoni ndatetse reka da telefone ahubwo anti mwana muburishije ubwo nawe shama mireka nkubwire ntabwo noneho anti mwamuburisha ngo ibyo bintu byangane ntabwo byakunda ntabwo bafesi bagenda na Frank ngo babure ninda na anti muburu none se niba nimero ze zitari gucamo wenda hanari nta muntu nimero yaracagamo akumami nigute ushobora kumbwira ko nimero ya anti idacamo kandi yaracagamo kena indi telefone agira urabizi iyi ni yakoresha nta nubwo yabasha kujya nta nubwo yatekereza kujya gukoresha indi kuko urabizi ntabwo amenyereye mu Rwanda ntabwo ibyo bintu yabitekereza rero shama mireka njyewe ndimo kukubwira ngo dushake buryo ki twabona izindi nimero warangiza ukambwira ngo nimero irabuze ngo ni njyewe ugiye kubigerekaho se kandi mugombe mushake anti ubwo nimwe mwamuburishije ariko kasakarengane Shama ntago byakunda ngiye kanje ntago dore wizere ikinyabupfura gikeye nuko bakungombe mumuzana ibyo ntago nabyemeye none se bamushobora kumbwira gute ukuntu ba Frank babuze na Anta akabuze ndimo kukugisha inama ngo ubaze yuko wabona nimero y'undi ariko mwana ko nawe sigaye mvuga kanzamuka hejuru we bitebye baza nabo ngabo bari amafaranga twarangije kuyatanga n'amafaranga dufite baza nabo ngabo Uzi kuri ibihumbi bigera muri 500 none no kubasaba ijana abandi mukanaseka gusa ndi kubabwira ngo ndikubasaba ngo dukomaze ko amafaranga natafite nyine mufata make andi muyame ayo mafaranga se urumva yakoreye 500 akumara ni ibiki mutangiye 500 zabwagezemo nahagagize 200 sarimo guki 200 arimo mana kuziko ubundi so urabizi face debe mutozi cyangwa wowe wari mu bicazo wayagaye namwe gusa n'ibintu ndi gucamo ukuntu biriya bigabo bimeze kuriya mani byari no kunkora nkemera face nyine mu mafaranga make se mwacicize mukumva se muri murenda mu murakome nkaho turi mu nama y'utugari face wanzu nyumva ibintu ndi kuvuga uri kubyumva ntabwo ndi kubyumva okay nimba utari kubyumva uhitemo kuba wajya kuba handi cyangwa tukabana no gufatanya buri kintu cyose nyine amafaranga wakoreye ntabwo ari menshi ntabwo anahagije ahubwo ukeneye gukora birushijeho sibyo n'abantu wagiye wirengagiza ikibara bose ni amafaranga ariko amafaranga rero nayagwije sinzi impamvu uri kumbwira ngo nayagwije ntabwo ahagije none ndi gusaba amafaranga yo gukora stock uko ahagije uyu nguyu bamuhaga bamuherezaga yabona agatara akajya muri 500 afatika arahungara senkani okay ubwo urandebye ubona ntazi gusoma ku buryo ngeze ku rwego mani ukuntu wari wabaye okay uskuru yarameze bamuherezaga buranga senkani akagira muri 500 ntago ngiye niba ari byo utangiye kunkora nta nubwo ngiye nzongera no kujyana nande okay icyambere nuko inzu zishyurwa n'amazi tukana stock kanasa neza sava cyangwa itemo wongeye usubire mu cyaro rero ukuntu maje kwaka iyo misatsi wajya guhigira byose n'amafaranga sheri byose n'amafaranga tuza wowe ugendane n'abandi none urumva turi no gukora stock naho uraho ngaho ahubwo hagira uhamagara muri bari abantu turebe ukuntu twabigenza bahe bantu byana rero rusaza bavuze ruyagira mu maso se nta amafaranga nyeshaka ariko urajya no mumenye nyine ubwenge mushaka imitwe mutera sawa nazi reka nze mbacike mu kanya nigendere ndabona ibyanya rwose nazi ujye hehe gusa ko mfite gahunda mu kanya nyine tubanze dukemura ibibazo okay buri wese ugagiye kujya kuryasha gahunda ni muri arateka mu munarije atarateka indi hari hano hari amafaranga ubuzima bwanyu cyane wagira ngo
nindanga umukozi cyangwa nzajye mbafatira ingamba yuko mwese buri wese azaza asiga akoze ikintu njye mbafatira ingamba nawe ntukigire rero umuntu wadanje reba hano umuntu wadanje ino nzu muri bo ni yanjye niwe mwicemo n'izanjye none ntabwo tuyishyura nimba muyishyura ni ngombwa ngo mumubwire gutyo ndetse wowe kuri kudushyira mwishyura inzu ariko ntabwo mwishyura intebe sava ariko tudute buri kudukangisha uyu mwana ntabwo yakoreye amafaranga menshi ntabwo yakoreye amafaranga ubundi hano muyishyura ni wowe ushaka kuyaga ayahe nisoni cyo wenyine mujye muhitamo hano muyishyura ngaho ahubwo dukeneye ibyo ngibyo mata wizamura Mata. mwani tiku muri iki gitondo Mata. nukabyukira Sasa. utazamenyera ngo ngiye nuko nicara mu ntebe ziwe cyangwa nanagusohora burya mundakaje leta mbapapinga mwese kandi n'izo uyishyura murabizi ko niba narekeye kurwana mumenye ko byose ari njye ugiye kurwana njye nanamukoma musajishoboka munawurogoshoboka ariko nanone nawe ibintu urimo ntabwo ari sawa kuba tuzicara amasaha ngo twibutse hano muri iki ariko wowe uyoboye oya ntabwo mutarwana oya umukobwa mutarwana oya rwazamenyera aho ngaho murekera aho ngaho Nese shanga wa mugabo umbwira urifuza iki? ndifuza akazi ndifuza nyine ko wama ahantu nkorera nkafata nyine nayo nkafata ku mafaranga nyenda ahembwa mba ifitemo nk'umwanya wenda wo gucuruza izi ntebe cyangwa se ahantu umuntu nyine ukuntu nyine twacuruza nyine nta kibazo. Hanyuma se waba warigeze ukoraho kuri aka kazi mbere na mbere? N'aka ngaka ko gucuruza intebe? Oya. Oya. Ubusanzwe wize iki mu buzima busanzwe n'ishuri? Ubusanzwe nari narize IT. Uze IT? Hanyuma urumva IT telecommunication. Kuki utagiye gusaba akazi mu bigo by'itumanaho? Nta kazi karimo nyine narakabuze, niyo mpamvu nyine nashatse kujya ahantu aho mbona hari amahirwe hose nkajyayo nkavuga nti reka ndebe ko nagira icyo nkora. Hanyuma IT biranze urumva uzashobora gucuruza intebe? Niko kazi konyine washobora? Kaboye karimo akangaka nagakora n'akandi nyine nagerageza kugira byibuze nanjye mbona amafaranga. Nese wa mwana ko mbona ukiri muto n'amashirika mbona mu maso, akazi ka hano ubona wagashobora? Nagashobora pe, nagashobora. Uri kureba izi ntebe ubona hano zose wanyujemo amaso? Izi ntebe zose ubona ni intebe zihenze kandi nta mafaranga. Ndabibona izi twari tuzifite mu rugo. Mwari muzifite mu rugo wanyu, ni byiza. Ariko ntabwo ari ibyo gukiniramo. Izi ntebe ubona ni amafaranga, ntabwo ari ibyo gukiniramo. Izi ntebe ziba zakozwe zifite abo zikorewe, sibyo? Ziba zifite n'abazicuruza. None wowe urashaka akazi ko kuza gucuruza nyamara uri kureba ibirangiye gusa, ntabwo uzi aho bikorerwa, sibyo? Aho bikorerwa rero niho hari akazi. Muri ako kazi rero ntabwo uko mubona ntabwo nzi icyo washobora gukora. Oya nagishobora, njye nagishobora. Wowe washobora guterura urubaho wowe? Nabibasha tu. Urubaho naruterura nta kibazo. Hari ubwo wigeze ubikoraho na mbere? Wapi nabyo nakoze. Ahantu nigeze gukora ni ahantu nakoraga ku kabari, nta handi ndongera gukora. Urimo urandaga kuri nyoko? Urimo urabwira nyoko? Ntabwo ari we ndi kubwira? Cucu gusa. Ariko imbere nakubwiye ko utagomba gukina nanjye uzumva ryari. Nzagukiramo inki uzumva? Kuri kwima ntacyo navuze pe. Ntacyo nzabwira mama. Iyi sura yawe nzayihindanya.
ntacyo mubwiraga bya niba icyo wavugaga cyangwa ukeka ko ntari ndirimo kumva ngende igipfa amatwi ku buryo ntari ndi kumva ibyo uri kuvuga ni ukuri ko nta kintu nzi mbwiramo niba ntacyo wamubwiraga watonganaga mu biki wavugaga nabi uvugishwa n'iki ahantu bakora ku kabari ese kuki utagiye gushakira mu kabari byaranze ni birebire nyine byaje kwangana ubone hangana niho nari mbonye nakora yego ushaka akazi ko mu biro yego akazi ntabwo kari ako mu rugo nyine njye ndashaka akazi nyine nabasha gukora karimo amafaranga basi mwana we rero akazi gahari ni ako kubaza guterura imbaho gusiga verine mbese ni ukuba umuyede muri ibyo bintu kandi ikindi bisaba no kubifiteho ubundi bumenyi ntabwo ari ugupfa kubikora gutyo gusa urabyumva neza none urumva wakora iki hano wakora nta kibazo nabibasha nta kibazo nimba mbasuzamemba neza nta kibazo nzambikora urumva wabibasha gutyo gusa nabibasha pe uwo amahirwe ngerageze nzabibasha kandi nzabikora neza turabanza tuguhe nk'amezi 3 yo kubanza kwitoza no udahembwa hanyuma numara kumenyera akazi ubwo se nazazana natega gute ahantu mva ni kure kugera hano kujyayo okay cyo kugufasha ikintu kimwe uragenda hari abasore banjye bakwereka akazi uzajya ukora bagutoze ariko tuzajya tuguha amafaranga 1000 ku munsi 1000 bise ntaba warya mu 1000 ugatega mu 1000 ukazakora neza hano waje kurya cyangwa waje mu kazi sare basi nta kibazo nzahembera nta okay niba utabishaka ngaho oya nta kibazo ndagashaka nta kibazo nzakora peka nzakora mbikunda rero wa mwana we kankugira inama uracyari muto iyo ushaka akazi urabanza ukagaragaza icyo ushoboye hanyuma amafaranga agenda aza ukugaragaza ko ushoboye gukora ubyumva neza gerageza nta kibazo rero uko ugenda umenyera akazi urumva ni kukwigisha utangiye no kwayura aya masaha uko ugenda ukora umenyera akazi no kugenda wenda tukongereraho umushahara gake ariko ugomba kubanza ukiga akazi tout d'abord nta kibazo basi urabyumva neza ndabyumva cyane Ritha nta bintu wariye nta kintu gisa n'icyo mbese ibi bintu biro bisanganywe oya ntabwo nzi ukuntu bije nanjye ariko uri kunokera mva iby'inyuma iby'inyuma